ibigeragezo biba byinshi ariko icyo kutabyara kiragatsindwa. Hari abakubona ugendana na mugenzi wawe, ese buri uriya mukobwa yamwemereye iki, ese uriya mugabo we buriya ibintu byabaye byinshi. Bamwe muri aba yihute nsoza dukomeze igitaramo bahuye n'izo ntambara muri iyi ndirimbo baririmbye, bibuka ibyo bihe, ubwo simberetswe, bibuka ibyo bihe baciyemo. Amagambo buriya bararirimba abandi bakaba bagarutse bikuza bikagaruka ibisongo by'amagambo bavuga. Uriya mukobwa amushatse yakuyemo inda nyinshi, niyo mpamvu ntako asamye kose kavamo, ubwo nusamye kavamo. Umura waranyereye yakuyemo nyinshi, yanyoye omo, yanyoye imihokoro, bakavuga. Ariko mwabantu mwe mwazihariye, amagambo bari menshi mu mwaka umwe. Bavuga uriya mugabo ntabyara, uriya mugore ntabyara, abo mu miryango y'iwabo mugabo irukana ishyano ushaka undi, abo mu muryango w'abo mugore wa mukobwa wazarebye ukundi wigenza, ko ntawamenya iby'abagabo b'iki gihe wasanga imana z'iwabo zarabisoje. Amagambo bari menshi, maze wagera no mu mwitwa mu nzu y'Imana abapagani bakeya barimo nabo bakajya bakuryanira inzara. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bana b'Imana, Yesu ashimwe. Isabato nziza. Abo Yesu atije ibiganza, ab'indirimbo zari ziri guhendahenda mukisinzirira nta nicyo bitwaye. Utabizi yagira ngo mwatewe n'abadayimoni, ahubwo iyo mwari mwararuhijwe n'isi, isi ikabananiza, isi ikabatuka, isi ikabakubita, isi ikabagirira nabi, mukagera mu nzu y'Imana mukumva indirimbo zikora ku bwonko, muboneramo umutekano mukisinzira. Ntihazagiye nubatera amabuye kuko muba muboneye ikiruhuko mu nzu ya Data. Ariko uzirinda nanone gusinzira hatazagira ibigucika. Reka abo Yesu ahaye amahirwe yo kuboneka hano twongere tumushimire. Haleluya! Tuzamura amajwi yacu. Haleluya! Imana ni nziza. Kandi ibihe byose niyo kamere yayo. Haleluya! Suza mugenzi wawe mubwira bashyiremo na yananga. Tugite buri wese yirekure aririmbe muri iyo ndirimbo. Uko Data kitubonereza aheza no hejuru cyane mwijuru tuzahu. Uyiririmbe cyane, ni bugufi. Aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi. Ntabwo iyo ndirimbo ari iyo gushyingura, ni ibyiringiro yo kwitegura gutaha. Haleluya! Tuzasingiza da cyane kumba ni vuba no kubona urwo rukundo rwe n'imigisha yatwu. Aheza cyane mwisi n'aheza hari n'ikimenyetso nuko tugiye gutandukana, aho tutazatandukana rero. Aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi. Haleluya! Mwongere mwiyicarire. Nagiraga ngo natwe korali ya rusange ko tumaze umwanya twicaye twongere turirimbe. Ndashima Imana Data wa twese yabanye natwe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mpagurukijwe no gusezera. Imana yarakoze, yo yatanze iki gihe ngo kitubere igihe cyo kongera kwiyunga nayo. Amen. Imana yarakoze,
yo yaduhaye igihe cyo kongera kutuvugurura nk'abadivantisiti umunsi wa karindwi mu bitondo iminsi 14. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yarakoze, yo yahaye korari Isezerano icyifuzo mu mutima wabo cyo kugira ngo uyu munsi tube turi kubyina intsinzi ya Yesu kubw'amateraniro n'abana babatijwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nta muntu n'umwe muri twe ukwiye gushimwa, nubwo gushimwa nabyo bigomba, ariko mbere na mbere hashimwe Imana, hashimwe Yesu wabikoze. Ntacyo dufite cyo kwirata. Ijambo ry'Imana rivuga muri Luka ngo igihe turangije gukora ibyo twagombaga gukora byose mu rugo rwa data, ngo tujye twiyumva ko turi abagaragu b'imburamumaro. Kristo niwe ufite icyo yamaze. Korari Isezerano abaha umugisha, bizera abaha umugisha, bayobozi abaha umugisha, nanjye ubwo agenderera abandi ntasige amuha umugisha. Aho binejeje mutamen. Mpagurikijwe no gusezera mu ijambo rivuga ngo suku bizahora. Suku bizagenza gute? Bushize hano ku isabato korari Haleluya yararirimbye, ngiye kubona mbona muri bo mu baririmbyi abarira. Hari impamvu ayo marira ntapfa kuza gusa, hari igihe abaturutse ku mateka y'ubuzima bukoze ku mutima w'uyiririmba, cyangwa se ubuzima yigize gucamo mu gihe cyashize. Kenshi ntawurira adafite ikimuriza. Umuririmbyi w'indirimbo ya 99 mu ndirimbo z'Abadivantisiti umunsi wa karindwi yararirimbye ngo iyo nibutse umusaraba utangaza umwami nyirishema yatangiyeho, ibyo nungukaga ntabwo njye banyigenje gute, nyibyitayeho, nzinuka ibyo nagenzaga niratanaga. Ariko ageze aravuga ngo hari igitero yaririmbye ngo hari ubwishavu n'iki n'ibyishimo bijya bigenza gute, bihura bikivanga, ibyishimo bikivanga n'iki, maze amarira akaza. Uyu muririmbi yari ari mu mwuka w'Imana, ari kureba iby'urukundo Imana yakunze umunyabyaha. Kristo waje agasuzugurwa, agatukwa, akamererwa nabi, agapfa, agahambwa, akazuka, ajya mu nzira yiyerekwa mu bitekerezo, amubona avuka, amubona ahungishwa, amubona azamutse, abona atoranya intumwa, abona kubitwa, abona akorerwa umusaraba wapimaga ibiro 90, abona awugwanya inshuro 3, abona bamukubita ibiboko, abona bamujyana kwa Herode, bamuganukana kwa Pilato, bamucuragirana, abayisi n'abagenzi bamuzunguriza umutwe, abona bamuzamuye, amubona bageze Karuvari, tuzamukane muri urwo rugendo, abona bamumanitse, amaboko baratobora, amaguru baratobora, uruhanga rwiza barwambika ikamba ry'amahwa, abona bashitse umusaraba, bamanuranye ubugome abadayimoni bashyira mu cyobo, imisumari iramushita mu biganza, abona bamuzamuye bamugejeje ku musaraba, abona bamutikuye icumu mu rubavu, havamo amaraso avanze n'amazi, abona acuritse umutwe. Kristo arebye inyoko muntu arayibabarira ati data ubabarire kuko batazi ibyo bakora. Mu kanya baturitse umutwe, umutima uraca, aravuga ngo bigenje biti, birarangiye. Igisambo twayisenga, indaya butwi kanaka, ruharwa runaka, umwicanyi runaka, amateka ye n'ibyo yabayemo, kuzizera wese birarangiye, uwo munyabyaha aracunguwe. Ababyumvise mutamen. Ku musaraba uwo muririmbyi arabireba ati iyo nibutse umusaraba utangaza ibyo nungukaga byose by'ibyaha simba nyibyitayeho. Mwarakoze kutita no ku bintu byo muri iyi minsi, mugahigiha Imana ikavugana namwe mu materaniro. Imana ihabwa icyubahiro, ibaha umugisha. Aravuga ati ibyo byose hari ukuntu ishavu n'ibyishimo, maze uyu muririmbyi ngo birahura. Nuko aravuga ati mbese hari utaka ikamba mu mahwa? Hari igihe amahwa aba ari yariza abantu, ariko hari n'igihe ikamba ririza abantu. Muri iyi korari yongeye kuririmba bararira, maze ni inshuti zanjye, ni bashiki banjye na bene data, bamwe mfite ubuhamya bwabo. Hari ababyaye bamaze imyaka 7, amatsinda agera kuri 2 muri iyi korari. Hari utarabona urubyaro utegereje nkatwe. Amarira ya bamwe muri iyi korari mu kanya ntago babimbwiye, ariko neretswe.
ntabwo ari bya bindi by'abarokore ariko dukwiye no kuba abarokore ba Yesu bari mu ijambo ry'Imana, kuko abarokore bisobanura abakijijwe. Dukwiye kuba abakijijwe, amen. Nubwo batabimbwiye, hari yerekwa ngize ry'abami babandi batinze kubyara, hari ababakinnye ku mubyimba. Muzi ikigeragezo cyo kumara igihe kinini udafite abantu. Umwaka wa mbere uraryana, uwa kabiri uraryana. Ngewe imyaka ibaye 2 ntarabona urubyaro. Muzi icyo nakoze? Nafashe umwanzuro. Abo nari maze gushyingira, abo natahiraga ubukwe, mbona bacikiye impinja, nta ruhinja mfite. Nari nyiri mu mibereho ya kera yo kwiyahuza itabi n'inzoga. Nashatse mfite imyaka 21, nibwira ngo ngiye gucikura umuryango. Igihe nabonaga ibyo bitabaye, nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Amagambo bari menshi mu mwaka umwe, bavuga uriya mugabo ntabyara, uriya mugore ntabyara, abo mu miryango y'iwabo umugabo irukana ishyano ushaka undi, abo mu muryango w'abo umugore wa mukobwa wazarebye ukundi wigenza, ko nta wamenye iby'abagabo b'iki gihe wasanga imana z'iwabo zarabisoje. Amagambo bari menshi, maze wagera no mu mwitwa mu nzu y'Imana, abapagani bakeya barimo nabo bakajya bakuryanira n'inzara. Ibigeragezo biba byinshi, ariko icyo kutabyara kiragatsindwa. Hari abakubona ugendana na mugenzi wawe, ese uriya mukobwa yamwemereye iki, ese uriya mugabo we buriya ibintu byabaye byinshi. Bamwe muri aba yihute nsoza dukomeze igitaramo, bahuye n'izo ntambara muri iyi ndirimbo baririmbye, bibuka ibyo bihe. Ubwo simberetswe, bibuka ibyo bihe baciyemo. Amagambo buriya bararirimba, abandi bakaba bagarutse, bikuza bikagaruka ibisongo by'amagambo bavuga. Uriya mukobwa amushatse yakuyemo inda nyinshi, niyo mpamvu ntako asamye kose kavamo. Ubwo nusamye kavamo. Umura waranyereye yakuyemo nyinshi, yanyoye omo, yanyoye imihokoro, bakavuga. Ariko mwabantu mwe mwazihariye, muratoneka abana b'Imana. Rero uwashubijwe igihe kikagera, Imana igahagarika imbaraga z'abadayimoni igakorera mu gihe cyayo. Iyo abyibutse, ishavu n'ibyishimo bigenza bite? Birahura, amarira akarira. Aya marira Imana y'ibiri kureba ibyayo, ariko harimo gushima, harimo kubabazwa n'ibihe byashize. Abataragira abo babona nabo bakumva ibikomere birongeye binaniwe kubyakira. Niyo mpamvu Imana yandikishije amagambo yayo muri Yesaya igice cya 40:1 ngo nimuhumurize abantu banje, mubahumurize, mubabwire iby'ururutse iki mitima, mubabwire ko intambara zaho zigenje gute. Ibibazo byanyu bizera biri hasi n'iby'urubyaro gusa. Ibibazo byanyu Imana irabizi, si uko bizahora. Abarizwa n'urushako rubi, si uko bizahora. Abarizwa n'uko incike, si uko bizahora. Abarizwa n'uko ibibazo byinshi dusangiye byanyu byatejwe cyamunara, ubukene, indwara zidakira, diyabete, VIH, hepatite, kanseri. Ibituriza ni byinshi muri ubu buzima. Ndababwira ijambo rimwe ndi gusoza ngo si uko bizagenza gute, si uko bizahora. Yesu Kristo agiye kurema ijuru rishya n'isi nshya. Ibyahishuwe igice cya 21 tugana ku musozo. Ibyahishuwe igice cya 21, ibyahishuwe igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Twasanga ijambo ry'Imana tubwira ngo iby'ijuru rishya n'iki n'isi nshya. Ku murongo wa mbere, nuko mbona ijuru rigenje gute, rishya n'isi nshya. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakigenje gute. Basoma byari bitakiriho. Tujyane muri iri somo sininda. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rwamanukaga ruva mu ijuru ku ntebe ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa iki, umugabo we. Ku murongo wa 3 basoma, numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'iki bakundwa n'abantu, kandi izagenza ite, mubyuzuze, izagenza ite, izaturana nabo, kandi izabana n'abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo. Ibimana ababyumvise mutamena. Ku murongo wa 4, ibituriza ni byinshi. Uwo munsi izahanagura amarira yose kuki, ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo
cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bigenje gute? Bishize. Ku murongo wa 5, yicaye kuri ya ntebe, iyo ni Imana Data wa twese, iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti Yohana we andika, kuko aya magambo ari ayo kugenza gute? Nayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi uwandika uti bigenje bite? Birarangiye. Ni njye Alufa nande na Omega, itangiriro n'iki n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera iki? Ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. 7, unesha akanesha icyaha, akanesha urwangano, akanesha ishyari, akanesha bya bindi byose bimutandukanya n'Imana, azaragwa ibingana iki byose. Nanjye nzaba Imana ye, nawe uzaba ubwoko bwanjye. Ababyumvise muti amen. Yesaya 25. Yesaya 25, isomo ritusunikira mu gusoza. Yesaya 25, turasoma ku murongo waho. Yesaya 25, turasoma ku murongo waho wa 8. Abageze muri Bibiliya haranditse ngo Imana uwo munsi urupfu izarumira iki? Izarumira bunguri kugeza iteka ryose. Ababyumvise mutamena. Rwa rupfu rutubabaza ruzaba rurangiye, narwo rumirwe no kunesha, urubori rwarwo rubure, indwara yarwo ibure, kuko Imana izaba yahinduye ibyari bishaje, izabihinduramo ibigenje gute? Ibishya. Nuko rero urupfu izarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana abari muri Bibiliya izagenza ite? Tujyane. Izahanagurira amarira yose kuki? Ku maso. N'igitutsi batuka ubwoko bwayo izagikura ku isi yose. Haleluya. Uwiteka niwe ugenje ute? Niwe ubivuze. Nuko rero uwo munsi bazavuga ngo, ku murongo wa 9, iyi niyo Mana yacu twagenzaga gute? Twategerezaga nizadukiza. Uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa, tuzishimira agakiza ke. Ababyumvise mutamena. Si uku bizahora. Umunsi w'ihumure uri hafi. Tugiye kuzakira urupfu ku mubyimba, umubabaro, byose n'agahinda bizashira. 26, umurongo wa 1, Yesaya haravuga ngo amahoro y'abiringira Imana azasohora. Kandi ku murongo wa 1, uwo munsi iyi ndirimbo izaririmbirwa mu gihugu cya Yuda ngo dufite iki? Umurwa ugenje ute? Ukomeye. Imana izashyiraho agakiza k'inkike n'ibihome. Nimwugurura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ribashe kwinjira. Aya magambo narasomye ngo igihe Yesu Kristo azaba agarutse, isi izatigita. Ibyahishwe igice cya 6, umurongo wa 15. Abakomeye baziruka hirya no hino, birukira mu bihanamanga n'imisozi, bavuga bati nimuduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe. Ariko abakiranutsi bazaba bari mu bihanamanga bazavuga ngo ngiri Imana yacu twagenje gute? Twategereje ituzaniye iki? Agakiza. Icyo gihe isi izahinda umushyitsi, urupfu ruzazikura abo rwishe, inyanja zizagarura abo zishe, imigezi izagarura abo yishe, abo yatwaye. Icyo gihe urupfu ruzaba rutigita, narwo rufite ubwoba. Ndasoma ngo igihe Kristo azaba ageze ku isi, impanda y'Imana izavuga. Niko Pawulo yavuze abyandikira Abanyatesalonike mu gice cya 4, ku murongo wa 13 ugakomeza. Abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kugenza gute? Kuzuka. Maze ngo natwe abariho tuzahinduka mu kanya nk'ako guhumbya, duhindurwe dusanganire umwami wacu mu kirere. Pawulo aravuga ati nuko tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Abafite ibyo byiringiro mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Suku bizagenza gute? Bizahora. Maze ngo igihe tuzaba tuvuye ku isi, ijuru rizohereza amagare. Niko dusoma, niko tubyiringira ngo ayo magare azaba afite inziga, kandi izo nziga zizaba zifite ububasha bwo kuvuga no kuririmba. Niko nsoma ngo igihe tuzaba twicaye ku magare, abera tumaze gukurwa mu bituro, abandi bahinduwe bundi bushya, ngo tuzaba twicaye ku magare. Hari indirimbo tuzaririmba. Ngiye gusoza iyi ndirimbo tuyiririmbana ngo tuzaba twicaye kuri ayo magare. Igihe tuzaba tuzamuka mu kirere, amagare azaba agenda avuga ngo uwera, uwera,
uwera. inziga z'amagare ngo turi kuzamuka muri iki kirere, ariko ni bangahe bifuza kuzabayo? Imana ibahe umugisha. amagare azazamuka avuga ngo uwera, uwera, ngo tuzaba twavuye mu bituro. Adamu wa mbere niwe uzaba dusumba, twese tuzahabwa uburenganzira bwo kureshya na Adamu wa mbere ari we wakoze icyaha. Ariko kuko Kristo ari we uzaba agomba kudusumba, azaba ari Adamu wa kabiri, tuzazamuka tugere ku kigero cya Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kandi Adamu wa mbere yapimaga metero 6 z'uburebure, kandi yari afite ubugari bwa metero 4. yari umugabo muremure munini, nta bwoko yagiraga, ntabwo ubwoko abantu biyita ntabwo ari buhari. Imana izaba yahinduye byose bishya, ngo tuzamuke tureshe na Adamu wa mbere. Kristo niwe uzaba dusumba, nibagira 7 ntago mbizi. Hanyuma twese tumujye inyuma twicaye kuri ayo magare, azaba ashagawe n'abamarayika. amagare azamuka iki kirere, agenda avuga ati, amagare ati uwera. ngo maze natwe kubera umunezero tuzaba dufite, Yesu agenda tunyuza mu masi yo hejuru tubona ari meza, natwe tugenda tuvuga ngo ubwiza, ubwiza. amagare ati uwera, natwe tuti ubwiza. mugenzi wanjye uzambabarire wihangane nanjye nihangane, ntituzaburane. tuzazamuka, amarira azaba yashize, ingorane zizaba zashize, abakecuru ibyabo bizaba byarangiye. mukecuru Tate twari turi tukuganira, njya kunsengera muri Kavi, ati nta yindi mpano mfite ndagusengeye mwana wanjye, tutinze mu isi uzagira ibyo ubona. ako kaboko kacitse Yesu azagasubizaho. tuzazamuka n'abandi mumeze mutyo, tuzazamuka nta gripe nta bicurane. amagare agenda avuga ati uwera, natwe tuvuga tuti ubwiza. turayiririmbye dusoze rero. amagare azazamuka avuga ati uwera, natwe tuti twagiye rwose tuyiririmbe iyo ndirimbo. amagare ati uwera, natwe tuti ubwiza. amagare ati bizaba biryoshye, mbega kuzabura ko bizaba ari igihombo. maze rero murasa n'abayanyonga namwe, sinzi niba ari irya moteri. amagare azameza, amagare ati natwe tuti ubwiza. amagare ati ngaho ni muyanyonga turabe. amagare ati natwe tuti ubwiza. amagare ati natwe tuti ubwiza. amagare ati uwera, natwe tuti ubwiza. Imana y'amahoro izababashishe kuzabayo, ntimuzabureyo, sinzabureyo, si uko bizahora. Yesu agiye guhindura byose bishya, tuzahurireyo. munsabire, ntimuzambure, sinzababure, mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.